tugiye kwakira umunyarwenya witwa Karidinali. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane kuri Karidinali. Murakoze. Buriya mu Rwanda hari hame tugenderaho, kirazira nta muntu uburana n'umuhamba pe, kuko biramutse bibaho Merisi twaburana. Niwe muntu kwisumamagara nabi ngo Karidinali. No, ni Cardinal. Cardinal. Akabana Franco. Mumeze neza, ndagira ngo mbanze nsaba imbabazi buri muntu wese kabisa. Hari abantu bagiye banabinyandikira bambwira ngo navuze Merisa ngo arabyibushye. Nukuri mumbabarire pe, basi narabeshyaga Merisa ntago byibushye. Narabeshyaga. I'm sorry. Ako kantu wakazira. Mumeze neza. Abantu babaye sinzi ikintu cyabaye. Nagiye Nyabugogo ngiye kwitegera ngiye mu ntara, mbona umuzunguzaye arimo arazunguza ibintu byo kunywa, ndamuhamagara. Ndamubaza se Novida nangahe? Arangije ambwira ngo ni Truwasa. Ndamubaza ni Truwasa nsanzwe nzi ko zigura igihumbi ariyo make. Ndabona ni matubiri. Aratuma. Noneho mpfunduye kuri kamwe nsomyeho nsanga harimo mukaru. Noneho umve ngo noneho baranikugurisha ari pirata ntibagena kura kaguma hafi aho. Ndamuhamagara ngo inone. Ndamaze se ko ntuburiye nkwatse Novida umpa mukaru. Arangije ndusha umujinya. Ngaya ngo ndakwiyamye. Ngo ikintu cyavuye ku gataro ntago gisubiraho. Arangije ngo ahubwo se ngo isukari wumvisha ariyo. Guys, aba comedians tugira akavuyo ari nk'igisanga wenda uhagaritse nk'umumotari ugiye kumubaza nk'iby'ubutegetsi bw'igihugu kandi ibereye mu kazi. Nanjye nagiye gutera ahantu akavuyo, njya ahantu bacuruza amasanduku, ngiye kubaza ibiciro nyine just bisanzwe, kubaza ni ubuntu. Ndagenda ngerayo ndabaza isanduku, arangije arabanza aranyihanganisha ngo mwihangane kubw'ibyago mwagize. Nawe njye nta byago twagize, ngenje kureba isanduku yanjye ubundi mpfuye byaba bimeze bite. Sha mu Rwanda umukiriya ni umwami, aragenda arayinshakira isanduku nziza kabisa eribuye. Ndanayishima, numva ndayishimiye. Ndamubaza se nta kibazo nakwigera? Ajambwa ati it's okay, jyamo. Igicucu njyamo ndaryama, nyigeramo ahita afunga ngo urasohoka ari uko yishyuye. Urabona ka kadirishya dusezereramo umuntu, niko nareberaga mubwira ni bro wambabari. Akambwira ngo aha ngo kwigizeho kaziyo. Mu gipangu cyo mu rugo ahantu dutuye hari umuturanyi dufite, ni umumotari. Ni wa muntu usinzira, nyine agira ibitotsi byinshi. Ni wa muntu usinzira ku buryo niyo wamfata ukamuterura aryamye ukamujyana ntago yabimenya. Niyo wamuturikiriza grenade ku matwi ntago yakanguka. Ariko iyo ushaka kumukangura uravuga ngo mota tugende, ahita akanguka ngo urajya he. Yarasinziriye. Urabizi mu Rwanda kirazira, sinzi impamvu, nta muntu ushobora kuza gukomanga iwawe ngo numubaza ngo ninda kubwira izina rye. Impossible. Arakomanga, wabaza ninde ngo ni umuntu. Ukabaza se umuntu utagize ngo ngwino uramubona. None hari umuntu waje mu rugo arangije arakomanga iwacu, ndamubaza ninde, arangije avuga ngo ni umugenzi. Wa mumotari yari aryamye yumvishaho umugenzi ngo icaraho tugende. Guys, murabizi umuntu yavutse ukagenda akura hagenda habaho imihindagurikire y'umubiri, kandi niko umuntu muzima ateye. Nk'umuhungu turabizi aravuka agakura akageraho akazazana ubwanwa, ngenda cyari muto, akageraho akaniga ijwi, uwo ni umuhungu. Ku mukobwa arakura akazagera akazana igituza kinini, akajwi kakaba gatoya, byarengaho nyine akajya no mu mihango. Ya ni umuntu muzima niko bigenda.
ariko mfite sister wanjye yagize ikibazo arakura ibintu byose biraza imihango irabura. Cyari ikibazo gikomeye, twarabisengeraga agasenga, Mana wampaye imihango nk'abandi bana. Kubw'amahirwe Imana yumva gusenga, imihango irayimuha, ariko akibona yarayiharaye. Kubera ko kuva yayijyamo yahise atangira kubara iminsi, ukwezi kundi kwenda kuzura tubona atangiye gupostinga ngo aha it is loading ngo 2 days to go.